Ndi papa sava. Ariko se chérie, tuvugisha ukuri. Are you okay? Meze neza. None se tuvuge ko utazi ko iki ari igitambaro cy'ameza wiyoroshe? Nise ubu ngubu ntabwo urana kitanyoroshe nk'ishuka. Ese wabuze ikindi wiyorosa? Igitambaro cy'ameza yo kuriraho, igitambaro cy'isuku ukagishyira mu birenge byawe. Wabuze ishuka? Wabuze swime? Diaspora. Ngize ngo wenda ngo ikibazo cyari kigiye nko kubiyomba niyoroshe nk'isiniya. Gahumba bari mbwire ko. Nese ubu ngubu ibyo biryo n'ubundi simba ngiye kubirya bikagera muri ibyo biryo. Wari wabona umuntu wiyoroshe igitambaro cy'ameza, rega ndakubwira nawe ugakomeza kwidefanda. Igitambaro cy'ameza wabonye umuntu ukiyoroshe? Rero sheri, rero muri iyi minsi nasinzi ikibazo dufitanye pe. None se ubikosa nakoze ni irihe koko? Je ntabwo umuntu mbwira ntiyumvise. Ako kuki mugerageza umuntu? Ntabwo ubona ko ibintu ukora bitabaho wowe. Amezi abiri tumaranye koko uburimo kunshaka impamvu si uko umuntu. Amezi abiri tumaranye ahubwo niyo ngeragezamo kuri uru rwego. Ibyo tuganiriye hariya hirya ndabibonye ko bitakunejeje pe. Ntabwo bikunejeje. Ni iki gitumye utanezerwa? Tumuvuga ukuntu tujya kunywa akatwitsimba, twajya kunywa akatwitsimba, twajya kunywa akatwitsimba. Uzi icyamubayeho? Turanyweye ararangije agiye kutwitsimba, agiye kunywera mu kandi kabari. Nene se bya bindi bamuvugagaho n'ubundi nibyo yakoze wa munsi. Ndakubwiye ngo aragiye aranyweye amaze kunywa arasinze. Sinzi ngo umukobwa waje amwiyenzaho. Nyagusinda wawe naramubwiye ni uzajye wirinda kugenda wenyine. Ujye ubona umuntu ugukaruma atari byo uzapfira mu kabari. Umukobwa ngo niba yaramwiyenjeho niba ari uwagurishaga nyine kwaje kwa pura nuko umusore ngo bahurutuye ikirahure amukubita atya agahanga kose kuvana ikirahure kinjiramo. Bavugize yaramwatse amafaranga cyangwa yaramwatse kucyo ko? Oya ngo yamwiyenjeje ariko se ntuzi ugiye mu kabari wasinze. Harimo n'abandi bari gucuruza kwaje kwa pura nabo basinze. Bakubonye bati uriya muntu hano yaragiye ngo akamuryamaho ngo amukubita ngo umusaya wa undi abamukubise ikirahure. Ubu ngubu ibiri yo gukubita no gukomeretsa byose ayigiyemo. Twarayimukata. Umubwira yanga? Naramubwiye iki ngo nayawe. Reka inzoga. Sinabimubwiye. Namba yanze kuzireka azinyweriwe. Gira inzira. Nibidashoboka ujye ufata abantu tuguherekeze kuko turakuzi. Ati ngari. Imyura mureka n'ubundi abayananiranye. Nese wabigenza ute? Yego buri muntu ni mukuru abazi cyarimo. Uti wanshakaga rero. Nyine urumva. Pfa kumboneraho nyine nyenderaho mboneye ntacyo. Oya ariko si icyo ngicyo pasava. Akomeje kubimbwira ariko nkamuza kwibuzabuza ariko naje gusanga mbikeneye nanjye. Gusa sinzi ko biri bugende mbere binyemerera ariko nanjye ndashaka kuzamara kiriya kibena. Ko twakigize speciale ko twanacyandikishije. Asubwo ntabwo ari wowe wambwiye ngo nzaze. Waratinze ariko. Nese ubugiye kunyihakana kandi nese ntabwo nakubwiye igihe dutomborera. Oya ariko urumva igihe cyo gutomborera n'igihe umuntu abonera amafaranga nawe urabizi muri no minsi ko nabyimera. Rero nyine ari nabikubwiye uko dutanga mu kwezi duha abantu babiri. Ubwo ngubwo uzategereza nyine dusoze nawe uzutombore nk'abandi. Kuko wambwiye ko uri umuyobozi muri bo. Wari wambwiye ko batangiye gutanga nanjye najyamo kamvugira wamfashije. Ariko haciye igihe kirekire. Ibyo rero mbyitwaje ngo nuko ndi umuyobozi byaba ari nka ruswa. Mu mategeko atugenga ibyo ntibyemewe. Nese ubundi muri bangahe? Turi 47 kuko umwe afitemo imyanya ibiri. Ubwo ni imyanya 48. Kuko ndongera ndindire mwese mubazenguruke. Umusumva amafaranga nawe nyabitse wamfashije koko. Wenda ushaka kuyafata ukagenda ukagura nka hari umwanya wawe. Oya ntago naguru. Nitwaze ko ndi umuyobozi mbabwira ngo nguze bushya. Ntago byakunda. Ubwo maje kwa bangahe? Tumaje kwa 12. Mugabana gute? Sinakubwiye ko ari 2 mu kwezi se. 2 mu kwezi. Bivuze ngo mfite umwaka urengaho kurindira. Oya papa savangwana pe. Urumva amafaranga nayabitse kugira ngo uzabinkiremo. Nubwo wabinyibwiriye. Nese ubu nongere tuzabanza duterane na komite twumve niba twashyira mu ndi muntu.
ese ubundi babanza gutanga ariko ya komisiyo ayo kuvuga ngo nakerewe kuza ngo bagomba kuguca ayo mande byanze bikunze kwerega amategeko arahari baranaguha ukayasoma wamara kuyasoma ugasinya wamara gusinya ukahakurikiza. None se amande batanga ajya ku mugabane wanjye cyangwa n'ubundi wacu? Ayo ngajya ku ruhande ngo tuba twarabariye kuziyakiriza. None se gute ushobora kumbwira ngo ndatanga amande yuko natinze kuza, sibyo? Nkongera nkagura n'indi migabane nanone. Amande nyine nuko utazigiye. Ntazigiye kandi mwongeye gutombora. Okay, niba uzaza. None se hari inyungu yindi yagiye. Warumbwiye ngo muvuganire. Akubwira ni nagushakishiriza babyemera nkakubwira ariko baguca amande. None aho ngaho babanyegera none nese ni gute bambwira ngo ndatanga amande sibyo nongera none nze ngura undi mugabane kandi kireka mbaye amafaranga azongera agahindukira akajya ku mugabane wanjye. Byagusaba gusoma kontra gusoma kontra ariko nagira ngo mubwire ko ari byiza kuganira iby'ubuzima kuganira business ni iki gitumye utanezerwa. Ariko nibyo nsanze mushira niga nibyo nsanze mura ndimo ndabitekereza nese nusanze ndi muri telefone ariko se Diaspora ari WhatsApp ibamo koko ubu tubane gute koko ubu se kundakariye tuganiriye iby'ubuzima ese wigeze ubona ndakara se mvuye mu cyumba nkizira nkiryamira hano sheri tumaranye amezi 2 nyuma y'umwaka bizabyariye kuba nkuvugishije iby'akazi kuba nkubwiye ngo ushaka akazi hari ubwo nigeze nkubyutsa mu cyumba nigeze nkubyutsa mu cyumba none nari mvuze ngo mve mu cyumba nze mbe nibereye hano mbitekereza kuki ukora ibintu se bimeze nko kwivumbura kuri njyewe. Allo oui nanjye sintinda rwose utwo nari ndimo ndaturangije. Sawa sawa oya ntago ntinda ndaje sawa niko Diaspora ubu koko uragira ngo tubane gute? Okay basi sorry sheri so ariko sanze nyine ari byo ndi gutekereza. Niba ushaka rero kuryama genda urebe ishuka mu cyumba hari ikibazo? Ndi gutekereza ukuntu nabona akazi mugore mwiza. Nanjye ndagusengera reka gende nanakererewe. Ariko papa kuri njye nari mbikeneye no gushaka kumbwira ngo ndamande. Yewe papa sava wiriwe yego urahuma bitese amakuru ni meza wambaye neza nakazi gusigiye ngiye dore imyiteguro yacu ivangamo n'ubukererwe ugasanga ntago byoroshye wambaye neza da urakoze da ariko hano iyo mwimukiye mu nzu nziza n'ubundi namwe muba mufite ibyiza byinshi ariko papa sava nawe nujya wihurira aha kanze mbafatesha nta nijana ngo nyinjiza abagore kanze mbafate babiri baje mutapinge muzamuke hari nako mbahasho no kuvuga ngo uyu munsi mfite ibintu birimo special gusa uyu munsi ndabahasho waba uri kwibaza ngo noneho Monsieur Diaspora agiye kubakorera iki live ni bitangaza gusa specialite wakabonye ndashaka ko mubanze mutapinge mubwirane n'abandi sharing your live uyihereze mugenzi wawe ako hano ntibari kumbona neza ra aha
wowe ushaka kumbona neza nzanshishamo na nuname ariko hano ndi gukwirwamo wana mutapinge ndashaka ko musharingira ivi kazamuka kuko ngiye kubaha show ikindi noneho ba bantu bakunda ibikorwa byanjye noneho hano hasi hasi gutya aho ngaho nashyizemo nimero yanjye iherwa ni 35 amazina yo ni yayandi ubundi waba ufite senyisa guhera kuri Turuwasa rwose nkwandikira message nkanagushimira ikindi nizo gift muzishyireho kugira ngo nyine dukomeze tuzamurane siko bimeze turebe uyu byagenda gase ni amahoro rero muti ni amahoro natwe rero mu itsinda hari ikimasa batsinze dukoraho izo dutara ku rusenge rw'ubu ni firigo hanyuma izindi turavuga tuti zose ntitwazima nkuko bitira rero muri iyi mvumba nduzi ko ari imvumba muri iki gihugu ariko n'amamasa bambwiye atumubwira ubwo ari mushya nawe yahinze nta munsi y'urugo ayiwe mama sava n'ukuri ntajya ahinduka kuva kera nuko ameze noneho ndibaza ko muri kumbona ubu noneho dore murabona drip nzanye ibintu bikweduka cyane rwose utaza kwibaza ngo noneho ngo umuhungu ngo bigenze gute ngo arasaze oya ibi babyita ibindi mukomeze mutapinge yego abantu bageze ku 120 yego nibyo nshaka iki cyanditseho ngo iki ngo warasaze wenda kumanura nutisubira ndakumanura noneho twagiye ubu ni umwanya nyine ndagira ngo mbeteteye ninge ndashaka ko museka abantu mumaze kurakara nago turi kubona hasi hoya biroroshye wepfa kuba ushaka kumbona nimero niyo ngiyo mukomeze mutapinge ushyiraho Turuwasa 1000 5 ewana bitayari kabisa noneho ndagira ngo mbabwire ati ubu gahunda ihari ndashaka ko kubitaramo indirimbo bita Sunda paka once mukomeze mutapinga mumana utugift bamwita asobanura akoze kuri gift kabisa mumuhamashi yes uko mukomeza kuzamuka niko nyine nampindura no kuvuga ngo aka ni agastile mbanjemo mukanya ndeta nshyiramo n'agakoti mukanya nshyiremo agashanana mutapinga wowe urakoze wowe unyoherereje 3 yego rwose merci beaucoup yego mutapinga reka turebe nindera okay ntacyo twagiye muzamuke muze dore cyangwe niki drip nizi urana ko hano ndabasha kwizunguza taza kwibaza ngo nameza amabere oya aka ntagatuza nago ukomeye mu mutwe ke point kahumanure nago nshaka abantu bambwira ibintu birimo negative hano abantu murabona mumaze kurakara mukeneye gucishamo mugaseka mugashinyika mukuntu mutapinga ndashaka ko muzamuka ku bantu bakomeje kuba ko mutari kumbona mushaka kumbona umubiri wose dore na gutya mutapinga uyu ninde yohereje senyisa ntari guhera kuri Turuwasa ndagushimiye mukomeze mutapinge ibintu hano bikomeje kuryoha ndashaka kubabwira ko mbafitiye gahunda ikomeye cyane buri wa gatanu mbese mfite ahantu ngomba kuzajya nyine performingira nkaba hi performance noneho itari live kuri telefone live vis-a-vis
ha kuvuga ngo nyuma y'aha ngaha ndahita nshyiramo n'agakoti. Mbwire ese murabibona gute? Abantu bamaze kuba ha abantu 440. Yego rwose ibintu birimo kuzamuka ni sawa cyane ni ruzungu. Okay. Twagiye ku bantu bakunda utuzuke namwe mumbwire wanasaba indirimbo. ntabwo twaza ntacyo. Ubwo tuzavugana rero wowe. Yewe papa Sava. Turavugana kuri telefone. Kuri mama Sava umushimirire pe. Umushimirire nubwo nanjye nakanjye. Umushimirire rwose. Uyu asabye yihe? Aha! Sheri. Wasaze. Niko uri mu biki? Ubu wambwira papa Sava. Uyu mugabo yabaye iki? Ko namusize ari muzima, ko nta minota ishize uyu mugabo abaye iki? Sheri, ni ikihe kibazo kiri aha ngaha? Ibi ni ibiki wambaye? Ese ko mbona unyambariye imyenda? Papa Sava. Diaspora. Wabaye iki? Iminota ngiye unyambariye imyenda ufunguye ibi bintu byose uri mu biki? Uri muzima? Ushaka kunsobanurira ibintu uri ibiki se papa Sava? Ibyo arimo byo ndabizi. Nge duturutse hariya nakubwira ngo hari urusaku. Ibi ngibi se ndumva mbuze n'ikintu mvuga none ndumiwe pe ndumiwe. Abashinze dufite mu mudugudu se ko Sise tunetswe ziko icyo yakibize. Susu bwa mbere ubonye umugabo yambaye gutya ahubwo vuga ngo bamurose. turahanuza heza. Sheri Feza. umeze neza? Ese uri mu biki? Uri mu biki? Kasavana rindi live. Iki? Live? Live y'iki? Kuri TikTok. Sheri wowe uri kuri TikTok live? Habaye inama se ni ibiki biraha bituma wambara gutya? Ngiye mbabare umbwira ibi bintu. Narindi ku entertaining abantu. Ko ngusize uryamye se we entertaining gandi. Bakubwiye se ngo wambare gutya? Papa Sava. Nawe aragucitse. Ancitse se ancitse ubu ngubu. Kereka niba yaraje n'ubundi yarancitse simbimenye. Nakazi se? Nyine urabona uko batapinga banaguha gift ariko nanashyizeho na nimero ngo bajye bama kudusheri gake gake. Kuduceri? Nanashyizemo nimero nyine ngo bagire. Mwese nta kindi wari gukora utagita. Wari ubizi ariko ko ari umwe. Ibiki sense ibi bintu n'ubwa mbere mbibonye. Ikintu nzi tuganire ku bintu by'akazi. Nta minota bifashe. Urampamagaye ndasohoka nza kukureba. Amasegonda tubanye hariya nayo tugarukanye. Ibi bintu umuntu yabitekereza igihe kingana iki? Ibintu ntabyo nzi pe. None se live uduceri niki? Nakazi. Wasabirizaga. Ngusaba dusobanurire. Nagashyuri kwaka. Gihura Nyine nari maze iminsi nyine ntafite ukuntu nyine ngo ninjiza amafaranga ndabona. Nyine nakomeza kuba umugabo muga mu rugo. Ngira n'udufaranga duke banyerereza. Bari bamaze kumpa 3,400. Ariko sheri aka niko kazi tumaze kuvugana mu cyuma none amasegonda nga niko kazi tumaze kuvugana. Aka niko kazi urimo niko kazi ugomba gukora. Nyine nishatsemo nyine ibisubizo nk'intore nta kundi. Intore kwe? Ubu se urimo urahamiriza uri intore nyabaki? Ni intore agura amayoge. Ni wa mwana ushumba muza abandi baba arabana ngo
ujya kugucika aba ari kumwe n'utundi twana tukajya twigirira inka zino batuye kudaciza bati ndaragira izo baciye ubwo uri ikihe kigero kimwe nabivuze turi bampaye intare we mukomeze mutapiga sha warayi na gift enye wari mwebwe ba umva rero nkubwire njye nawe ibyawe birangire twavuganye iby'akazi ntabwo twavuganye ibi bintu nashatse umugabo wa nta kigenda nkubwire papa Sava uyu mugabo ni umunebwe pe umugabo ufite amaboko amaguru wize waminuje araryamye ndamuvugishije gato reba umurimo yihangiye uzi n'ibindi ufata ibyawe dutandukana amahoro Papa Sava